Imana yuko nageze muri inzu y'icyumba cy'Imana, ariko ashimye Imana kuva naravuye mu muhanda muri dom ikagera, ariko nawe nta cyiza cyabyo ngira kubona umubyeyi umvana mu muhanda, bya bindi twanywaga batujyana igikondo kandi tudashoboye nabo kitagata, bose n'ibigo bitandukanye. Kuva naravamo ndashima Imana kubona umubyeyi ufasha n'undi mubyeyi. Amen. Ibyo naciyemo n'ubu kandi ndacyabicamo, ariko kubera mami namubonye ntabwo nzongera kumashira. Umuhanda nawo baye ndwara, ngera naho nyine abantu bavuga ati ureke hafi, ariko kubera Imana iri mu ijuru ndacyaho. Ubu ngubu namugize perezida w'abana bo mu muhanda. Niwe umfasha kubashyira kuri disipurine, niwe umenyera inganda zose barimo, niwe umbwira ati mami iyo afite telefone ati uyu yarwaye, mami uzabagiraho ryari ko bashonje, nabo baramuhiga iyo bamubuze bati watubwiriye mami. Esa shimwe Imana ikugisha. Esa namugisha afite indirimbo nziza umusubiza mu bihe byiza babisanga. Haleluya. Ishimwe Imana kubw'iterambere ry'Imana rigana gutya. Imana yacu yumve ko tuyishimye. Ishimye Imana kubwo Impuhwe TV. Reka turebe abantu bari hano bajya bakurikirana ku Impuhwe TV, bazamura ibiganza abantu bakurikirana ku Impuhwe TV. Yesu abamugisha n'ubwo batari benshi, Imana ibamugisha gukurikirana ku Impuhwe TV kandi bagire neza. Abumva bateguye kudukurikirana ku Impuhwe TV abahari bajye kudukurikirana ijambo ry'Imana abo byinshi. Impuhwe TV uzasacinge muri telefone yawe, uzabona ibiganiro byacu kandi uzaba urimo unadufasha kudutera kuraje kugira ngo tujye tubicishaho buri gihe. Ese ashimwe uburyo mudusapotinga mudushyigikira, tubihaye agaciro, bidutera imbaraga zo gukomeza kuvugira Imana. Kandi icyo dushimaho Imana, Impuhwe TV igera kuba ari hafi na kure. Ese ashimwe igera kubo twateranye nawe uyu munsi hano, ikagera no kubo tutari kumwe na hano muri iki gihugu cyane. Abantu bose badukurikirana tubasabiye umugisha uva ku Uwiteka. Imana y'amahoro izarushaho gukomeza ibagirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Impamvu rero dufite Impuhwe TV, ikorerwaho ibintu byinshi bitandukanye n'umutima w'impuhwe, umutima wo gufata umwana nk'uwawe, umutima wo gutembera ko hari umuturanyi wawe waburara we wariye, umutima wo gutembera ko wakwambara hari uwambaye ubusa, wagira imyenda irenze 10 irenze 20 nyamara hari udafite umwe. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gusenga kudafite imirimo nta gusenga kuba kurimo kuba gupfuye. Rero tugiye gutangira tuganira ku ijambo ry'Imana. Afite message z'abantu batandukanye, ariko ari umwana twavanye mu mutima w'impuhwe, twamubonye kubera impuhwe, twaramutse turabashaka n'abana 2 turabashaka, muraje muwabone. Biteye imbabazi, ibintu biteye emosiyo. Imana itugirire neza. Reka rero tubakire, muhaguruke muze hano
kugira ngo mugire icyo mubwira bano bantu. Muri abana banjye, bano nababonye ubw'umutima w'impuhwe, bari guhaguruka wakomera Imana amashyi. Yewe ndi kumva ayo mashyi adahagije. Nitukubwira umutima w'impuhwe ujye ukurura ibi bintu. Twebwe reka twe kugira icyo tuvuga, wenda tutavuga ibitari byo. Uyu ni umusore wanjye, nawe araje yivugire, avuge n'uburyo twamenyanye. Karibu, Imana umugisha. Haleluya. Amen. Isabivode tuvuka turi abana 8 ariko umwe yaratashye abandi umwana wa kane. Ngewe nisanze mu muhanda 2013 nibwo nagiye mu muhanda. Nabaye mu muhanda imyaka 8 kandi n'ubu nari nyirimo kuko nabonye umubyeyi. Nanjye kuba mpagaze hano hari byinshi navuga, hari n'ibyo natavuga kubera n'umutima. Ibyo naciyemo bibi n'ubu kandi ndacyabicamo, ariko kubera mami namubonye ntabwo nzongera kumwishima. Umuhanda nawubaye ndadwara, ngera naho nyine abantu bavuga ati n'ubundi mureke apfe, ariko kubera Imana iri mu ijuru ndacyaho. Hari benshi tungana bavuye mu mubiri ariko nyine cyashize. Twarabanye n'aka gapeti, twarabanye n'imizeru, twarabanye azajya turarana habi n'aheza, bigera naho baradufunga tujya Nyamagabe. Muri abantu batazi nibo batwaragiye, turahajya tugira imyuga, ariko n'ubundi tugeze mu hanze tubona nta wadufasha bwose. Ariko ndashima Imana urebe iyi saha n'akarimo ubuzima naravuye. Ndashishikariza n'aba bafite ko nabo Imana hari igihe kizagera nabo bakaza hano, kandi nabwo ndabishima ko nanjye uwo nzajya mbona ari mu muhanda, ako nzaba kose nzajya mufasha. Ukamufasha ariko kuzamo. Ni iki wabwira se bari mu muhanda? Itandukaniro ryo kuba mu muhanda no kuba uyu munsi uri mu nzu y'Imana warabonye uburyo bwo kuva mu muhanda. Ni iki wabatangariza? Icyo nabatangariza, kuva mu muhanda ukajya mu nzu y'Imana usa neza. Amen. Usa neza imbere gusa cyangwa inyuma cyangwa n'imbere hasa neza? N'imbere hasa neza. Imana amazina. Evode umuhungu wanjye. Bahuriye ku gakinjiro n'imigambi yabo yabaga. Ubu ngubu namugize perezida w'abana bo mu muhanda. Niwe umfasha kubashyira kuri disipurine, niwe umenyera ingagi zose barimo, niwe umbwira ati mami iyo afite telefone ati uyu yarwaye, mami uzabagiraho ryari ko bashonje. Nabo baramuhiga iyo bamubuze bati watubwiriye mami. Yesu ashimwe. Imana ikugisha watwumviye, kandi rwose uzagera kuri byinshi. Abona ukuntu ari umusore mwiza. Humura, natwe turakumva, turakora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke buhindutse.
hamwe no gusenga, hamwe no kwegera Imana. Uzujye muri Azafu uririmbira Imana, uhimbaza Imana, bya bindi byose umbwira ukeneye kugeraho, imyuga, gukanika, uzanatwara ndetse no gukanika, uzatwara n'amamodoka kubera Imana. Iyo uri mu muhanda nta buzima, ariko iyo wavuye mu muhanda ubuzima buraboneka. Izina rya Yesu. Mwabonye inyungu y'iki? Y'impuhwe. Gusenga n'impuhwe. Reka duhe n'aka kana nako kagira icyo katubwira. Hajya witwa nde sheri? Nziza Alphonse. Ya rindi bajya bakunda kukwita hajya. Makorosi. Yego. Yavuye mu muhanda ariko. Yego data. Imana yuko yageze muri inzu y'icyumba cy'Imana, ariko ashimye Imana kuva naravuye mu muhanda mu rido ikagera, ariko nabonye nta cyiza cyabyo ngera kubona umubyeyi umvana mu muhanda. Bya bindi twanywaga batujyana igikondo kandi tudashoboye gitagata, bose nibwo bitandukanye. Kuva naravamo ndashima Imana kubona umubyeyi ufasha atunga umubyeyi. Amen. Bakomeye Imana. Mubaririmbira abangaba niyo baturaza hano nta cyaha twaba dukoze. 6 kubera amasaha turaririmbira sibyo? Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakoma mu rugo.
Imana amashyi. Aba bana ni beza, urabona uyu mwana, bano bana reba nk'uyu musore ari mwiza. Amen. Imbaraga z'igihugu. Haleluya. Ejo azaba umupolisi ukomeye, azaba umusirikare ukomeye, azatwara imodoka, azatwara abakomeye cyangwa azakora ibintu bikomeye, imbaraga z'igihugu. Amen. Rero ntuzemere kumucaho ku muhanda. Amen. Tugira na gahunda yo kubatekera. Amen. Tukabatekera, tukahura nabo, tugasangira nabo. Buri wa mbere iyo twabonye amafaranga, buri wa mbere turabikora. Buriya kugira ngo atere intambwe yo kuza, ntabwo agenda mu mugweho gutya gusa. Hari strategy ducamo, tukabatumira, tugasangira. Yaba yambaye ubusa ukamugurira umwenda, ukawumuha iyo nkweto, akabanza akabona ko umwitaye, umufitiye urukundo. Ntabwo rero ari igikorwa. Yego. Amen. Uyu mutoya Imana igumugisha, komera Imana amashyi menshi cyane. Amen. Amwemere kwambika uyu mwana inkweto n'imyenda, komera Imana amashyi menshi cyane. Amen. Kwa gatanu mpamagaza imyenda, Imana igumugisha, urakoze cyane. Wabyumvise bebe? Urabona ko kuba mu nzu ari byiza, sibyo? Imana ibahumugisha. N'abandi babishobora, mujye mugenda mudushyigikira. Ntabwo nabyishoboza, nagize umutima, ariko nkeneye n'undi wagira undi mutima. Yes. Mutima wo kugira ngo tubashe kubageza ku cy'ejo bashaka. Ubu turi guteganya ko mu kwezi kwa 9 batangiye kwita amashuri, aba bana bagomba kujya mu ishuri. Turi gusenga, turi gukutuza, igishoboka cyose tuzagikora bano bana bato batangira ishuri. Uyu nguyu nawe turi kwiyeranja, afite undi mugenzi we n'ubataje, turimo twiyeranja kugira ngo bashakire ikigo cya mekanike batangire bajye kwiga ibintu rero. Namwe muve hano ufite umutima w'impuhwe, uzashaka umwana uzoba afite umwete wo kurera umwana, azampamagare. Nimero zanjye nubwo ntazibabwira hano, unkurikiye ku Mpuhwe TV wazibonaho, wamvugisha. Harimo n'abakobwa n'ubundi mukobwa. Imana izatugirira neza. Nakubaza ngo ufite ikihe kimenyetso? Yesu ashimwe cyane. Nakubaza ngo ufite ikihe kimenyetso, cyangwa nakubaza ngo ufite uwuhe murimo ukora. Haleluya. Uyu Rahabu, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Zuritakidemeni mu nzu y'Imana cyangwa gusenga Imana, hari abantu babifata nk'ibintu biri aho gusa byoroheje, ariko ntabwo byoroheje. Imana ishimwe cyane. Gusenga Imana cyangwa gukorera Imana, byanga byakunda ugomba kugira ibimenyetso bigaragaza uburyo, bigaragaza ubuyite, bigaragaza ukora iki, bigaragaza ukora ute. Imana ishimwe cyane. Yosuwa na Kalebu, haleluya, Imana ishimwe cyane. Bari bafite amakuru y'igihugu basezeranye. Muzajye mubabarira nimba ndi kuvuga wenda uwo bidafashe asohoke, ariko simbashaka ngo mvugire Imana. Ndi kubona abandi bantu ku ruhande bafite ibyo barimo. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Ijambo ratubwiye ngo Rahabu yakira batatu.
bari abatasi biki igihugu cyiki Imana. Haleluya! Bari abatasi b'amasezerano. Ndagira ngo mvugane nawe wowe uri hano ufite isezerano. Isezerano yurihawe hari izindi mbaraga zituma winjira mu isezerano. Isezerano yurihawe ntabwo ukwiye kuryama ngo wirase usinzire. Rino sezerano ugomba kuririnda. Rino sezerano ugomba kurikurikirana. Rino sezerano ugomba kurisengera. Rino sezerano ugomba kuririmbira. Rino Imana ishimwe. Hari ikintu utazi. Niba Imana ikubwiye ngo iraguha akazi, hari uwiri bukure kuri iriya ntebe kugira ngo yicare. Tuvuge ngo niba Imana ikubwiye ngo iraguha amafaranga, hari uwiri buyanyagiye gushyireho. Zaburi icyubahiro cy'Imana. Ni ku isi yamye, ni ku isi ikoze, ni ku isi iteye. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Aba bagabo bari bafite amakuru y'amasezerano y'igihugu bazajya. Baneboneka ya biri basezeranijwe n'Uwiteka. Imana ishimwe. Amasezerano basezeranijwe hari ibigomba kuyavamo kugira ngo uyinjiremo. Ese urimo urayatata mu buhe buryo? Ese urimo uratata gute? Ese bamva nibatasi iki urimo wohereza? Bwana Yesu asifiwe. Twebwe nta lewe ya binita. Birasobanuye ngo nta batasi dufite. Abatasi bacu ni isengesho. Abatasi bacu naho baje kwirirwa wicaye. Abatasi bacu ni babahanuzi bari budusomere twagupaka. Ntabwo muri kubyumva bisi. Ariko mwambara bigakomera Imana yanjye amahoro. Bohereza abatasi. Yesu yohereza abatasi. Irafashijwe we. Yohereza abatasi. Nujya ujya gutata ujya utata neza. Urumva? Ujya utata utate utate. Uzi umwuka wera n'izina ryayo. Zaburi icyubahiro cy'Imana. Ikintu kinezeza bagiye gutata. Bagenda ntabwo Imana ishimwe. Kubera ko bari bari kugenda mu by'Imana yavuze. Bari bari kugenda mu by'Imana yavuganye nabo. Haleluya. Barangije bagenda bafite confidence. Ariko Imana yari yabateguriye umugore witwa Ahabu w'umumaraya. Indaya ziri mu nkurikirane kuri YouTube. Impuhwe. Imana iziho umugisha. Umunsi wazo uzagera agakiza kabataheho mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu mugore Ahabu yari maraya. Ariko maraya yagize ubwoba. Maraya yagize ubwenge. Maraya yakoze igikorwa kidashyikirwa mu buryo bw'umwuka. Wa mugabo we Imana irakurengeye. Wabyumvise? Imana irakurengeye. Imana iragutabaye. Wari wabuze icyerekezo. Imbere y'Imana ishobora byose naragiye. Wari wabuze icyerekezo ariko watase neza kuko waje gutatira mu nzu y'Imana. Imana igushyiriyeho icyerekezo. Imana iragutabaye. Imana irakurengeye. Dore nta nzira wari ufite. Wari wabuze aho werekeza ariko Imana igushyiriyeho inzira mu izina rya Yesu. Ariko ndafashe. Haleluya. Amen. Maraya. Amen. Reka mbwira kano kantu. Ujya ubonamo abantu. Yego. Ujya mubireka babikora. Bariya bakomoka kwa Rahabu. Amen. Ntabwo nibisanira bya Rahabu. Kuko Rahabu
w'imarayi. Haleluya. Ariko abonye bariya batasi ngo ibikora biramukuka, iby'uburaya bikura mu nzira, ahubwo agira ishyaka ryo kwakira abantu b'Imana. Haleluya. Posite yose waba uriho ushobora kuba uw'umumaro, nubwo waba wasinze ushobora kuba uw'umumaro, nubwo waba uri musambana ushobora kuba uw'umumaro. Uwo mwanya ukaba igisubizo ku Uwiteka Imana. Imana nayo ibandikoresha. Amen. Imana igikoresha umuntu ishaka. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umugabo umwe yakoraga amasuku mu rusengero, akora amasuku mu rusengero, aritotomba aravuga ati wa Mana, ubundi aho wicariye mu ijuru ntabwo waduhuruka nyunamo. Igisuzuguro cyo gukora amatwarete, amasuku y'urusengero, ariko waradamaraye, nta kibazo ugira, uri mu ijuru barabakuranya, bakuranya, bagusingiza, baguhimbaza, bakundene. Imana avuga ati none urashaka, ndashaka kunyuramo. Noneho ngwino ujye mu ijuru ukore ibyo nakoraga, maze nanjye njye muri toilette, ariko uzubahirize gahunda zanjye zose, ntuzagire ikintu na kimwe uzica, uzagusanga wese uzamusubize nk'uko ari. Acyumvishe? Uzamusubize nk'uko ari, kuko Imana yacu uko twese turi hano, buri muntu wese afite icyifuzo cye, kandi uko uri bubisaba Imana niko iri bukigusubiza. Twavuga ngo kubera ko ari Imana. Umugabo avuga ngo sibyo ngiye byananiye, ibyo ni ibintu byoroshye, ngwino ubimpe nagire ko ntabishobora. Ibyo se ni akazi kagoranye. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana yacu yamamare. Imana yamamare. Arangije Imana iramwihorera mujyana, abantu batangira kumubwira ibibazo byabo. Amen. Baramubwira akavuga ati yabwiye ko ngomba nyine ikije cyose ngomba kucyemera, ntacyo ndi busubize inyuma. Yesu nashimwe cyane. Niba ujya nkemera nkacyemera, usabye umugisha nkawumana, mbese byose arakora ageze aho abona hari ibitangiye kumucana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haza umugore w'umukene aramubwira ati naburaye, ndashoje, ntacyo mfite. Amen. None wampaye ibyo kurya Mana, wampaye ibyo kurya. Imana ati genda ndabiguhaye. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Amaze kugenda haza umukire wamenetse ufite ibifaranga. Imana tugirire neza. Umukire aturumva Mana, aya mafaranga ni menshi, nabuze icyo nyakoresha, nabuze aho nyashyira, none ngirira neza, ndumva pressure no kumvamo kubera amafaranga menshi sinzi gusinzira. Amen. Aragenda. Imana ati genda ndagukijije ndakugira neza. Agiye ata ya mafaranga. Amen. Ataye ya mafaranga. Haleluya. Wa mugore arayatora. Imana ishimwe. Wa mugore ayatoye, haza undi nawe waruzanye icyifuzo abisikana na wa mukire. Haleluya. Imana ishimwe. Abisikanye na wa mukire bateye amafaranga, bafata wa wundi ngo ni wo wibye iki? Amafaranga. Urumva akazi k'Imana ukuntu kari yatangiye kumunanira. Imana ishimwe cyane. Arangije kumufata, baravuga ati wowe genda bagufunge, kuko ni wowe wibye uyu mukire. Imana itugire neza. Haleluya. Arangije Imana irabyitegereza. Amen. Imana iramubwira ati sinakubwiye ko akazi kanjye kazakunanira. Haleluya. Uyu muntu ufunze
uramurenganyije. Haleluya. Ikindi, uyu mukire byari ngombwa ko aya mafaranga yata, kubera ko kuyagira ko ntacyo byari bimari. Uriya mukene yaraburaye kandi uyafite amafaranga. Imana ishimwe. Kuba yayataye n'igihe wabitegetse ngo ayate, kugira ngo uriya mukene waburaye abone igisubizo, abone amafaranga. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo amen. Ubwo akazi kaba karamunaniye, agaruka ku matwarete ye, Imana isubira mu cyubahiro cyayo cyo mu ijuru. Haleluya. Iravuga ati uyu ni umufunga n'umurenganya, amafaranga yagiye kuwo yagombaga kujyaho, amafaranga yavuye kuwo yagombaga kuvaho. Imana ishimwe cyane. Natangiye babwira ngo haleluya, kugira ngo ubone akazi, Imana niba yakubwiye muhaye akazi, hari uve ku ntebe y'akazi utari ufite umumaro kuri kariya kazi, Imana ikamutse. Ariko mwabuze ko twicaye turi guhamba imbwa. Amen. Ubu se twiriwe ahangaha twabuze ibyo dukora, turi gusenga Imana. Imana niguha akazi uzibuka ko hariya hari iyipfubyi cyangwa hari uyu mwana uri mu muhanda. Amen. Uyu mubyeyi aragira ati nzamwambika. Yesu ashimwe. Ubu mene tarabini nuko ntabwo njya guhanura kubera kuvuze kiriya kintu. Message nayibonye kare mugiye kurira indege. Imana yambwiye ngo mubwire ko uko kuntu uri ni umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana kandi nawe urabizi ko hari impamvu. Ariko nanone nubwo byabaye ikibazo ndetse kiremereye, ariko biturutsemo igisubizo. Nubwo byabaye ikibazo bikagira byinshi, ariko bivuye ku gisubizo kandi gifatika. Uzi ko ugiye hanze kubw'imba, uzi ko hari umuntu Imana ikoresheje ukurira indege gukurikirana hanze, kandi ukagira umugisha ukomeye cyane, ahacanije ku bintu byose, ariho n'ubuzima bugiye guhita bwongera kumuvira bukazamuka. Niba ari Imana ivuze nta shyari, ndumva urinde kandi kumwe n'umudamu wawe. Imana irambwira ngo bikoze byihuse kandi mugende mushime kandi mwitegure mutunganye utuntu twose. None zarahandi wajya zamura icyubahiro cy'Imana. Wabyumvise? Yesu ariko mbega telefone y'umugisha, ikumva neshejwe n'iyi telefone. Ayiwe Mana, izi ni imbaraga zawe zotara wibesi. Nta muntu wakoreye Imana uzakorwa n'isoni, niko Imana imbwira. Tokinde siri. Haleluya. Nta muntu wakoreye Imana uzakorwa n'isoni. Ni ukuri iraje kandi irabikoze kandi ibonesheje amaso. Rwose muzamukira ku kibuga, nzabaherekeza. Ntuye hafi y'ikibuga, najya gutura kure, kandi indege zajya zigenda kugenda muri zone. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Reka ntazajya nyererwa zamura icyubahiro cy'Imana. Mwese ni kugenda kubakira ukandati wambi turahari ni cyane, naza niruka naza nkabakira. Ni ukuri, iyo ni message yanyu kandi mubyandike, mugira ahantu mubyandike. Imana ibikoze vuba. Ni ukuri, wewe wabonaga nk'ikibazo ariko bivuyemo igisubizo. Uzashima Imana. Imana yacu ni ijuru. Rahabu yakira abatasi we, Rahabu yakira abatasi, ariko bariya batasi ngo bageze mu
yahindutse kubera Imana ya Isiraheli. Kubera Sotala widemini Yala widaki navuze ngo kubera Imana yani bari matisi wa bikumva Imana hano Imana yewe Yesu bikumva Imana ibagumva Imana ngamaze kubahisha amakuru maragiye ageze ku mwami ati nyamara igihugu cyawe kinjire ati baciye ati kwara habate mugende mujye kubanzanira yohereza y'intumwa ati mugende mumbwirire hawe ati mubwire ngo abo bagabo nabashikirize Imana ishimwe gira mugenzi wawe Imana ititaye mu gihe uhagazemo igiye kugukoresha kugira ngo byumve ko wabyumvishije ugiye gutera haleluya cyane. Yiramugeze mu bitinya uri igisubizo kugira ngo humure igisubizo niba uri muri literane uri igisubizo niba wabanye natwe uri igisubizo niba dukurikiye uri igisubizo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe ngo baragenda barakomanga ngo baramubwira ati umwana aradutumye atabatumye iki adutumye abagabo binjiye ati kandi se iyi nzu yinjirwamo n'abagabo miliyoni ku munsi kuko akazi kari kazo Imana ishimwe ntabwo umugore wari kwinjirayo agiye gushaka iki ntacyo hagombaga kwinjirayo abagabo Bwana Yesu asifiwe gafashijwe cyane amen arababwira ati ati nimugende mwarakaja kuri Yorodani bahagaze ariko bagiye amen uzi ko hari igihe abitegeka Imana ijya yirengagiza ikadishyigikira ari ikinyoma kugira ngo umugambi usohore ntabwo mubyumvise igashyigikira ikinyoma kugira ngo umugambi usohore none Esiteri ajya ku mwami nawe hari itegeko yishe itegeko agenda yaryishe kandi abona igisubizo reka dukomere Imana ariko nubyigana kandi utarimo neza ushobora kuhavunikira amen utazabyigana bari impamvu bari bagiye ku mugambi w'Imana bari bari kuri mission y'Imana amen bari bari kuri mission ariko mwamvuge amen bari bari kuri mission amen ariko bagiye mukurikira kuri Yorodani Imana ishimwe barahageze nimugoroba barangije amubarira arakiba ntawe n'umuntu wabasha kumufogerera Imana ishimwe yarabuhuye bagiye abandi barahobagira kira mugeze mu hari abagiye guhobagira bagiye mu izina rya Yesu abagiye guhobagira abagiye guhobagira abagiye guhobagira abagiye guhobagira abagiye guhobagira niko wagize ngo hawiri wicaye wiri uhambye
araheba. Tuvuge ngo amen. Bije barazamuka abasanga hahandi aravuga ati mwabagabo ubwo nivuga bariya ni mwende kuvuga yego kandi imbere y'Imana mujye mumenya ko twese turi abagabo. Amen. Imana yeze umuhanuzi cyane ubwanwa ubibone ndavuga ngo Yesu we n'umugabo wanjye afite ubwanwa none se tuzagira ubwanwa Imana ishimwe ndumvafashijwe n'Imana ati mutari ubwanwa ubibone ndavuga ngo Imana ndakwinye nzakomeza nkubahe uravande uri umwami w'abami nzakubaha kugeza gupfa kwanjye. Tuzabona icyubahiro cy'ijuru. Amen. Amen. Ibyo bintu byagezeho kane ari umunsi umwe nari ndi muri bica ahantu y'ikibungo nurira igiti ni mu mwuka. Amen. Ibi biro iyo nagiye mu mwuka ni mu ishyamba nurira igiti ukagira ngo ni ihende iri kurira igiti. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Aho hantu nurira igiti nacyurira Imana irambwira ngo ngiye kumuraho wongeye kumura reka ngutera ubwanwa ni papa nta bwanwa nshaka. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana yacu. Tuvuge ngo amen. Rahabagenda arababwira ati n'abagabo mwe turabazi ibyo mwakoze ejo bundi. Umwami mwamuhindishije umushyitsi ubwoba bwamwishe. Bwana Yesu asifiwe. Reka mubwire senga Imana nujya ugera ku badayimoni bahinda umushyitsi. Senga Imana ukemera ko abazimu bakumenyera niba atari igitero iwawe basanga ukomeye bahinda umushyitsi basubireyo. Senga Imana ubahindishe umushyitsi mu izina rya Yesu. Amen. Simuri kurabiha rero dutera iyi ngiyi dutera mufate nk'ijambo ryoroheje. Amen. Iyi yirukana abadayimoni ibirometero n'imirongo. Imana ishimwe. Haleluya. Ndi mu butayu najyaga senga Imana nkasenga Imana imbabura yanze kwaka jeri yanze kwaka nkasenga naraza gusenga. Haleluya. Muzi umwuka we hazobera aya kumva mumva ku rugi ngo ni sawa karibu ati mukozi w'Imana nimwakire umuceri ukinjira kubera. Haleluya. Ariko nakubiye Imana amashyi. Arababwira ati mwabagabo mwe kubera ukuntu mbonye mutera nahindishije igihugu umushyitsi. Hebwe ibyo mwakoreye Farawo ibyo mwakoreye bariya bana natwe byaraduhabuye. Reka ntabwo muri munshike ntukajye wemera ko umuntu w'Imana agucika. Ntukajye wemera ko umuntu w'Imana agucika. Ntukajye wemera ko umuntu uri n'Imana nyamana agucika. Jya umwikomezaho mu bishuti. Uyu mumama ni inshuti yanjye kuva kera i Kanombe si byose yashize nk'imyaka 4 tutabonana ndacyarisobera. Amen. Ntabwo nabireka. Yesu hari aho yankuye nzamukorera kugeza gupfa. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Arababwira ati nimundahire namwe uragira ngo muzaze mumbwire icyo muzankorera n'umuryango wanjye. Nabo baramubwira bati ubwo ngiye kugera kuri ka kandi nababwira ngo ufite igihe kinini ufite uwuhe murimo wakoze uzakomanga Imana. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Imene talawidesire iravuze ngo mugire imirimo. Amen. Mugire imirimo kandi kugira imirimo si uko wabona umukiro
waba ufite ibyagiye iyo utanze ibyo basaguye ntabwo ukoze ahubwo umurimo wawe ugaragara kuko ufashe ibyo wari ufite apana imisagukiye ibyo bari bashyize muri gahunda agera mu mwanya wo kwitangisha aritangisha umugabo abura ikintu atanga tuvuge ngo afata ikaramu arayitanga ikaramu yatanze yubatse urusengero mumbaze ngo yubatse urusengero gute Imana ishimwe abantu babonye atanze ikaramu pastor avuga ati dore uyu yatanze ikaramu umwandike ikaramu uzi bizahaguruka ati ikaramu nibayimusubize niguze ibihumbi madamu arahaguruka ati ikaramu njye niguze 100 uriya arahaguruka ati ikaramu niguze 200 undi ati njye niguze 1,000,000 undi ati njyewe 5 undi ati ikaramu yageze muri 1,500,000 amena kubera ko ariyo yari afite Ashama ya fitni maso, kaburi muti.
Tuzasenga, Yesu nadusubiza, tuzashima.
tuzayikorera amabara nijoro nimara kudusubiza tuzashima tuzasenga Yesu nadusubiza tuzashima mugira ngo samuel hepfo ya ngira ngo turi mu ngo by'amasengesho haleluya haleluya cyangwa mugeza mu rwego ntumvunishe turi mu mushishi twagiye zamura amabendera y'Imana Mas